Dawidi yari agiye gukora ikintu kibi cyane, arangije arasohoka acisha akayaga mu mutwe. Agarutse, murabyibuka ni ku kibazo cya Nabali. Nabali yagize gutya, Dawidi yaramurindiye. Dawidi yohereza abasirikare ati ni ku munsi mukuru nyoherereza ibyo kurya by'abasirikare banjye. Ikigabo cyitwa Nabali kiratangira kiti muri iyi minsi hari abakozi bacitse bashebuja, byo ntago bindeba. Ikindi kandi tuba twaravunitse dutegura ibyacu, nta mpamvu zo kugira ngo undi muntu wese azabibyiniremo. Mugende mumubwire ngo nta kintu mfite cyo gupfusha ubusa. Abasirikare ba Dawidi baraza aramubwira bati atwakiriye nabi, anatubwiye nabi. Dawidi arangije ararakara, abwira abasirikare ati mwurire amafarashi tugende. Uwo mugabo namugiriye neza, none niba nyituye ntihagire n'umuntu n'umwe usigara. Umukozi wo mu rugo ahamagara nyirabuja, aramubwira ati rero umugabo wawe urabizi ajya agira guhubuka, ibigambo avuze biri butumarishe. Umudamu ati byagenze gutarabimubwira. Abasirikare baje gusaba ibyo kurya, baradufashije, baraturinze, baraye amajoro kugira ngo tumererwe neza, none uyu mugabo wawe avuze ibigambo bidasobanutse. Umugore arangije ahita ajya mu gikoni arategura ibiryo bwangu, arangije kubitegura bigira neza, aragenda ajya guhagarara mu marembo aho Dawidi yaragiye kugira gute. Dawidi yaje kwica, asanga umudamu w'umunyabwenge apfukamye iruhande rw'ibiryo. Haramubwira ati mutware, nta kintu watuburana muri uru rugo. Buriya Imana igira neza. Abagabo b'ibisambo bagira abagore beza, kuko Imana itabigenje gutyo nta n'amezi wamara. Dawidi yumva uburakari burazamutse cyane, arangije asa n'utabireba. Umugore aramubwira ati mutware, bwira abasirikare baze barye, rwose nta kintu wabura, kandi nanone ikindi gabanya ubwo burakari. Umugore wa Nabali yarebye Dawidi amenya ko yagize gute. Reka nkubwire, iyo uri umugore w'umuhanga umenya umugabo ko arakaye, uri umugabo umenya umugore ko arakaye, umenya uko ukontorora umuntu bitewe n'uko umuragira nyine. Dawidi yareba hirya aragaruka, naho aramubwira ati nawe mutware rya. Uburakari Dawidi buragabanuka. Dawidi agira gute? Ararya. Arangije abwira umudamu, aramubwira ati umbereye nka marayika w'Imana, kuko mbujije uyu munsi kumena amaraso. Dukeneye abantu tubana bapangura vitensi zacu zo kugwa mu mafuti. Umariye icyo umugabo wawe? Umariye icyo umugore wawe? Mwabana mwe mumariye icyo ababyeyi banyu? Wakagombye gupakurura uburakari bw'umuntu kugeza igihe yicara akavuga ati uyu muntu aramfashije. Byarangiye Dawidi anesheje, kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana. Dufatamira ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomorere nde? Kristo. Iyo usenga usoma ibyanditswe byera, uhinduka umuntu uzi gusoma abantu. Umuntu araza ukamusoma ugahita uvuga uti uyu muntu nubwo yise umuntu w'Imana ariko ni umwesikoro. Uyu mugabo nubwo aje kunsura mu bitaro ngo twariganye muri segonderi, nta kindi ashaka ni ukunsambanya. Umuntu akuzanira impano ukabireba uri umukobwa, ukareba iyo mpano, umutima nama ukakubwira ngo iki ni igisasu, kandi koko ukazabibona. Iyo ufite kumenya Imana ureba kure. Nshuti zanjye, nihuta mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 4:6, Pawulo hirya y'intambara yarwanye, hirya y'ibintu byinshi Pawulo yaciyemo, yavuze amagambo akomeye. Aravuga ngo kuko njyeweho maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro. Reka ngiye ikintu mbabwira, dufite imbaraga. Ubu nambaye koti, abari aho ngaho hano hari abakobwa basa neza, hari abahungu basa neza, hari abamama bakenyera imyenda ikabafata bien. Ariko uko tugenda twegera imbere, hari igihe umuntu agera ku rwego amera nk'ibisukwa ku gicaniro. Mujya mutekereza yuko hari igihe ubuzima bwawe buzagera ku munsi wa nyuma, ijuru abamarayika b'ijuru bakaza bakavuga bati rero umuntu wacu aramye imyaka 46, bibaye ngombwa ko umunsi wa nyuma rejo mureke dukore
raporo ya finari kugira ngo uyu muntu ejo azajye kujya gushyingurwa, raporo ye yageze hehe? Yageze mu ijuru. Bagatangira ku myaka 3 yari ameze gutya, imyaka 5 byagenze gutya, ku myaka ye 12 yaribaga, ageze mu myaka 15 yadukira inzoga, mu myaka 20 yari asigaye asambana, ariko agize imyaka 25 noneho byaranze birazamba, areka Imana, areka gusenga, umubiri wawe uhindura icumbi ry'abadayimoni. Ibyo bintu byaragiye kugeza uyu munsi nta mpinduka idasanzwe yagize. Marayika agahita asinya ati nanjye ntacyo ntakoze, naramurinze ngo atagwa mu kabari, namurinze kugira ngo adapfa yagiye gusambana batamufatirayo. Ibintu byose nakoze kwari ukugira ngo azashyire ubwenge ku gihe, ariko nanjye ubwanjye yarananiye. Raporo ya nyuma igapfundikirwa. Ku munsi umuntu ari mu mva rero bashobora kuba guhamagara abayobozi b'idini bagatangira bati yari intwari, yari umuntu mwiza, nta muntu yigeze yimicupa, rwose yagiraga urukundo. Uyu muntu nge nkurikije uko muzi, nkurikije uko twabanye, rwose namuha ijuru nuko atari nge nditanga. Bibaho ntibibaho? Abamarayika baraye bakoze raporo yuko umuntu yabananiye, yananiye Imana, yananiye ijuru. Uzajya kugera ku munota wawe wa nyuma bimeze gute? Kandi uwo munota wawe wa nyuma si ngombwa imyaka myinshi, nta wuzi iminsi ye uko igize gute, uko iteye. Turimo turarwana intambara ikomeye, n'intambara yo kubaho utabangamiye abandi, nayo ni intambara dukwiye kwitoza kurwana. Kwitoza kubaho nta wundi muntu ubangamiye, utazana amatiku muri bene wanyu, udashwana na so na nyoko ngo ntibaguhaye ubutaka bunini, udashwanye n'abantu ngo barakwanga, utazanye ibintu by'amatiku ngo abantu ngo barakurogera, ngo barakwanga, ngo abantu ngo bakugendaho. Shaka ukuntu wabaho neza, kuko njyeweho maze kumera nk'ibisuka ku gicaniro. Igihe cyo kugenda kwanjye gisohoye, narwanye intambara nziza, amen. Narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iry'umwami wacu umucamanza utabera. Yahise avumbura yuko nta muntu uzambikwa ikamba ry'Imana bitabanje guca mu rubanza. Kandi ibyo tuvuga, ibyo dutekereza, imyanzuro dufata, ubwoba tugira tugatsikamira agakiza, byandikwa mu rubanza. Nyamara si njye nyine, ahubwo n'abakunze kuzaboneka kwe bose. Gira umwete wo kuza aho ndi vuba. Umurongo wa 10 Pawulo yavuze ababaye, avuga amateka y'umuntu batangiranye urugamba, umuntu batangiranye urugendo, umuntu baruhanye mu by'agakiza, ariko igihe kikagera bikanga. Nk'uko hari n'abantu bari aha ngaha batangiye neza mu by'agakiza ariko bagiye gusoza nabi. Dema yaransigiriye kuko akunze iby'iki gihe cya none, ajya i Tesalonike. Kirisenti nawe yagiye i Galatiya, naho Tito yagiye i Dalumatiya. Tito yari yaragiye mu murimo, uriya Kirisenti yari afite ibibazo byo mu rugo iwe yagiyemo, ariko uyu muntu witwa Dema we yavuye mu by'Imana ajya gushaka iby'isi. Ikintu gitangaje, Bibiliya yarinze isozwa kwandikwa, Dema ataragira gute, ataragaruka, yagiye burundu. Hari abantu basohoka mu nzu y'Imana akabagiye burundu. Urugero, amagambo nasomye abaraha murayibuka, ngo Yuda amaze kurya inogu ku ifunguro ryera, ngo amaze kurya iyo nogu, ngo yarasohotse. Mu bifuzwe byose baranditse ngo yasohotse burundu. Iyo nogo niyo ya nyuma. Amagambo ya nyuma meza nayo yumviye muri icyo cyumba. Urugi yasohotsemo yagiye, ubwo yari anasohotse no mu bigendanye n'agakiza n'ubugingo buhoraho. Niba uri muri Yesu neza, gumamo. Ngiki kibazo gikomeye, urimo urarwana intambara ute? Nshuti zanjye, nihutira gushaka umusozo mu ntambara yose. Ubwenge buba